Iga, waba warigeze wibaza impamvu utitira iyo ugize ubukonje? Nubwo bisa nkaho nta kintu bivuze, ariko bifite akamaro kanini ku mubiri. Reka tubanze turebere hamwe ikintu gituma umuntu atitira iyo agize ubukonje bwinshi mu mubiri. Iyo ubushyuhe busanzwe bw'umubiri bugabanyutseho, hari igice cy'ubwonko gishinzwe kumenya ibyo ngibyo. Hari igice cy'ubwonko gishinzwe kugenzura niba ubushyuhe umubiri wawe ugomba kuba ufite bugabanyutse cyangwa se bwiyongereye. Iyo rero bugabanyutse, icyo gice cy'ubwonko gishinzwe kubigenzura nicyo gifata iya mbere mu kumenyesha inyama zimwe na zimwe z'umubiri wawe cyangwa se ibindi bice by'umubiri wawe yuko utangiye gukonja. Icyo gice cy'ubwonko gishinzwe gukora ibyo ngibyo, iyo cyohereje amakuru kuri izo nyama zisunikira kunyeganyega kenshi, aribyo bigaragara nk'aho umuntu atangiye gutitira. Iyo izo nyama zitangiye kunyeganyega kenshi, bizamura ubushyuhe buri mu mubiri wawe. Ubushyuhe bw'umubiri wawe bukongera bugasubira ku kigero kiringaniye. Ngiyo rero impamvu ituma abantu batitira iyo imibiri yabo itangiye gukonja.